Okay, muraho neza nshuti z'umusaraba nitwa Ngenzi. Okay, akanya nk'aka ngaka turi kuvuga kuntu Imana ifite imbaraga, ifite power mu gukora kwayo. Imana ifite imbaraga kurenza iza sekibi, Imana ifite imbaraga kurenza iza shitani, Imana ifite imbaraga kurenza ibigirwamana, Imana ifite imbaraga kurenza za ryangombe abantu bamwe na bamwe baba bafite gushidikanyaho mu gusenga. Okay, ati Imana ifite imbaraga gute? Icyo kintu ngiye kubasobanurira. Okay. Imana yageze kuri Eliya iramubwira ati nagende agere ku musozi w'Ikarumeli. Ku musozi w'Ikarumeli rero aho ngaho tuvuga ni hahandi nawe ubugeze ku bibazo abantu batangiye kugukwena cyane. Noneho ugahamagara Imana ikagusanga kuri uwo musozi uriho, kandi kuri uwo musozi uriho mu by'ukuri niho uzatabarukira. Imana yabanje kubwira Eliya ati gera kuri uwo musozi, aragenda agera kuri uwo musozi. Amaje kugera kuri uwo musozi hari abahanuzi ba Bayali. Abo bahanuzi ba Bayali Eliya yaragiye asanga barahari, bagiye impaka ku Mana ifite imbaraga, barongera bajya ku Mana ifite ubushobozi bajya impaka, ariko Eliya yabashije kubasobanurira ntibabyumva. Abahanuzi ba Bayali baravuga ati Eliya weho ibyo uri kuvuga ntago ubizi, twe dufite imbaraga zimiri n'izindi mbaraga. Eliya yaravuga ati ngaho nimwikebagure turebe. Abahanuzi ba Bayali barafashe batwika ibitambo byose, barafashe barangije barazitira, bahamagara nyabingi, bahamagara ryangombe, kubera yuko Imana yabo itari izi gukora, kubera yuko Imana yabo itari izi kuvuga, kubera yuko Imana yabo itari ifite ubushobozi. Nuko Imana yabo irinumira, Imana yabo iricecekera. Ariko umva gashya kabaye ku mukozi w'Imana Eliya yaragiye, Eliya yegere gicaniro, Eliya yegere bya bitambo byose, yegere igiti n'amabuye byose byari biri aho ngaho. Ubundi ahamagara Imana yera yo mu ijuru. Ako kanya umuriro w'Imana uramanuka, umanutse utwika bya bindi abahanuzi ba Bayali bari bishingikirijeho. Nkuko nawe Imana igiye kumanukira ku byawe, nkuko Imana igiye kumanukira ku byawe byari byarakurembeje, ibibazo byari byarakubanye ibibazo, ariko akanya hamagara Imana yo mu ijuru yorukana imbaraga zayo, ubundi twike ibyo byose ibisinzirize guhwera. Izo ni imbaraga z'Imana ndi kubabwira. Yorongera igera muri Mose muramubona ko yakoreshaga ikintu bita inkoni ye yayirambikaga hasi hakavamo inzoka, iyo nzoka ikamira inzoka z'abandi bakonikoni. Ni ukuvuga ngo dufite imbaraga zimiri izindi mbaraga. Nuko Mose ubwo yagendaga inyuma yari ingabo za Farawo, impande n'impande yari imisozi, imbere yabo yari inyanja itukura. Ariko bageze kuri iyo nyanja itukura, ingabo za Farawo inyuma zari zibakurikiye. Imana yahise yohereza umwijima mu ngabo za Farawo, irangije ihita iteza umucyo mu ngabo za Mose ndetse na Mose. Nuko Imana itegeka Mose yari mu mugoroba, umugoroba ukubye. Nuko ishyira Mose iramubwira ati fata iyo nkoni yawe irambure hejuru y'amazi. Ya mazi yahise yibirindura. Noneho bahagarara ahantu bari bageze, n'ingabo zari zibakurikiye zihagarara aho bari bageze, kuko yari yabashyizemo umwijima, izo ngabo ziri inyuma ntibabasha kureba ibiri imbere. Ariko Mose yarambuye inkoni hejuru y'amazi, yari ibirindiro bigera mu rukerera. Niyo mpamvu nawe nkubwira ngo nimba usengeye ikintu ukabona ntabwo kiri gusohora vuba, jya wihangana, isaha Imana nuko itari yagera. Imana yari ifite imbaraga zo kuyita ku kanya mu nyanja ihacamo inzira, ariko yamanje kureba kwizera kwabaho gushingiye. Imana byageze mu rukerera bari bwo yitamura. Imana byageze mu rukerera amazi yitandukanyamo kabiri, amwe ajya ruguru andi ajya hepfo, hagati habonekamo inzira. Hagati habonetsemo inzira nibwo Abisiraheli bambutse, harimo na Mose. Bambutse bageze hakurya, ingabo za Farawo nazo zari zambutse, ariko Imana ntiyemera yuko bakomeza kubakurikira. Imana yese ifata y'amazi irongera irayateranya neza, noneho ingabo za Farawo zishirira mu nyanja. Ku bibazo byawe Imana ibinyeganyeze, ku bibazo byawe Imana igira icyo yabihinduraho, ku bibazo byawe Imana igira yabishobora, kuko ni ninyembaraga. Imana twiringiye ni nyabushobozi.
buriya Imana yagukunze yakuraza nahirara. Ikintu gitandukanya abantu n'Imana muri no misi ya none, ikintu gitandukanya abantu n'Imana muri no misi dusohoreyemo, nuko batayizera, nuko badakora ibyo gukiranuka. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ukora ibyo gukiranuka ku isi yose uwo Imana iramwemera. Kandi nitwirengagiza yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku mwana data, ndetse n'umwana uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Izo nizo mana izo mana zabanye na bariya Abafilisitiya, izo mana zabaye na bariya abantu bahigaga ubwoko bw'Imana, izo mana zaba Samibarati na Topiya. Izo ntago ari zo mana turi gusenga kanya nk'aka ngaka, ahubwo turi gusenga Imana imwe rukumbi, Imana iri hejuru y'ibiriho byose. Nibyo byose bikugora, nibyo byose bikurushya, nibyo byose birushya umutima wawe, ni Imana yabiremye. Isaha y'Imana yagera, Imana ikabiturisha. Isaha y'Imana yagera ikabisinzirije guhwera. Isaha y'Imana yagera ikabishyira mu itanura ry'umuriro. Isaha y'Imana yagera, Imana ikabishyira hiherezo. Tuza komera wihangana, kuko Imana twiringiye ntago ari bayari. Imana twiringiye ntago ijya ishanganyukirwa. Imana twiringiye ntago ijya mu kiruhuko cy'izabukuru. Imana twiringiye ntago ijya ivuga amasigara cyicaro. Imana twiringiye ntago ijya ivuga amasezerano y'amahuri, ahubwo Imana twiringiye iravuga kandi igasohoza. Hari isezerano dufitanye n'Imana yuko umukiranutsi Imana yamuvuzeho niyo yagwa ntiyarambarara, kandi urubyaro rwe ntiruzicwa n'inzara. Iryo ni isezerano dufitanye n'Imana. Abantu bagutegera ruguru, Imana ikagucisha hepfo. Abantu bagutegera hepfo, Imana ikagucisha ruguru. Abantu bagutegera impande n'impande, hahandi ruguru no hepfo, ariko Imana ikohereza marayika ikagenda ikicara kuri bya bindi bagutegeyeho. Noneho weho ugasubira inyuma ukajya kugama. Imana yohereje imvura nyinshi cyane ikamanza igakushumura ibyo byose, ugacaho unezerewe. Abavuga ngo uno mwaka ntago uzawurangiza, umwuga hita ugataha. Abo akaba ari bwo bakuvuga ngo umwaka mushya muhire, kandi bashatse kukuroga, bashatse kugutega, bashatse. Kuko dufite Imana ishoboye byose, ibasha gufata ingabo za Farawo ikazisinziriza guhwera. Ndetse Imana yacu ntago igikangwa na biracitse. Umwana w'umuntu ashobora kugukorera operasiyo. Umwana w'umuntu ashobora kukuvuga ngo weho ngo urapfuye. Umwana w'umuntu ashobora kukugira irusaka ahantu hava shitani. Umwana w'umuntu ashobora kujya mu ahantu hakunda kuva imyuka mibi cyane. Twamenye ko ari Nigeria niho hari umurozi mukuru no mu bumbe wacu. Umuntu ashobora kukugira Nigeria, wewe uri gusenga Imana ishoboye byose, akakohereza amahembe. Imana ikakubera ingabo igukingira, ku buryo cya mahembe ashobora kukohereza yaza agasanga uri gusenga, akahita asubirana nyiri uwo ngo kuyohereza. Noneho igatwara umwana we, ayo mahembe agatwara umwana we, akaba ari cyo gitambo cyawe. Ubwo rero agaseri kuno munsi cyangwa se igice cy'uno munsi reka tugisubikira aha ngaha. Gusa tuzongera kubaha indi mirongo myinshi cyane izagenda ibafasha muri Bible, ko tuzi neza yuko Bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye, kandi Bibiliya ni umuhigi ukomeye, uhiga imitima y'abana b'abantu. Reka kwirengagiza iby'ijambo ry'Imana, ahubwo ukora ibyaryo. Umwana w'umuntu yavangirwa, umwana w'umuntu yakubwira ibintu bitariho, ariko Uwiteka Imana ntago ijya ruswa. Uwiteka Imana ntago ijya santima. Niyo mpamvu Imana ikubwiye aka kanya ni hindura amagambo. Noneho Imana niza kugutabara, izasanga noneho warahinduye amagambo, kandi izagutabara abasigara basiganuza ati wasengeye hehe. Iryo ni ryo sezerano dufitanye n'Imana. Yego rero nshuti za Yesu bakunzi b'umusaraba, yari ingenzi. N'ubundi tuzakomeza dukurikirane ikiganiro ijambo ryahindura ubuzima bwawe muri Yesu Kristo. Kuri Yesu, kuko hari ijambo ry'Imana ryambwiye ngo be ready because of you don't time and our Jesus will come again. Hora witeguye kuko utazi isaha n'umunsi Yesu azagarukiraho. Bye bye, murakoze nshuti z'Imana. Tuzakomeza dusubire mu kiganiro cy'ubutaha.